Amashyamba ni hamwe mu hantu hateye ubwoba kuri iyi si bitewe n'ibikorwa biberamo, abantu babamo ndetse n'ibikorwa by'umwijima bikorerwamo. Ibyo byose bikagira ahantu hateye ubwoba. Mu by'ukuri kujya mu ishyamba ririmo ibiti bigenda nawe urumva ibyakubaho. Kujya mu ishyamba ririmo ibiti biryana, kujya mu ishyamba ririmo abantu barya abandi bantu, urumva mu by'ukuri ni ibintu bigoye cyane yuko wagaruka. Urumva ugize umwaka ukisanga muri iri shyamba, mu by'ukuri inama nakugira ntabwo wakwiga ushakisha uburyo ribisohokemo, kuko byo ntabwo biba bigishobotse. Ahubwo nakugira inama y'uko utangira ugasenga Imana ikakwakira mu bayo, kuko gusohoka byo ntabwo biba bigishoboka. Kuko iri shyamba ni ishyamba riteye ubwoba cyane bitewe n'ibintu bibamo, ibiti bigenda, abantu barya abandi bantu. Ikindi kandi iyo imvura iguye bisaba iminota 10 kugira ngo ibitonyanga byose biba bigezemo hasi. Iryo shyamba rero nta rindi, ni ishyamba bita Amazon. Iri rikaba ari ishyamba riteye ubwoba cyane, ndetse abashakashatsi benshi barayobeye ibintu bibamo, ndetse ni ibintu byinshi byabyo ni ibintu bidasobanutse neza. Nawe urumva kumva ibiti birya abantu barya abandi, ndetse n'ibindi bintu by'umwijima bibamo bidasobanutse, ni ibintu biyobera abantu benshi ndetse bikanabashyira no mu rujijo. Njye ndi Narcisse Official, ikaze muri iri shyamba ry'umwijima. Amazon ni ishyamba ritangaje cyane ndetse riteye ubwoba. Gusa ibyo wavuga byose ntiwareka kuvuga ko ari byo bihaha by'isi, bitewe n'uko umwuka wose duhumeka hafi 13% niryo riwuduha. Urumva ko mu by'ukuri dufitiye akamaro. Gusa nanone ibiberamo imbere byo nibyo biteye ubwoba cyane. Ibyiza byayo wabibonera inyuma, ariko wibeshye ukinjiramo, mu by'ukuri wabona ibindi bitangaje, wabona ibyo utakekaga kubona. Amazon ni ishyamba riteye ubwoba bitewe n'uko iyo uririmo wumva amajwi utazi ahantu ari guturuka, amajwi y'impinja ziri kurira, ndetse n'andi majwi mu by'ukuri ateye ubwoba cyane, ku buryo bitewe n'ibintu uri kumva mu by'ukuri niyo hatagira n'ikintu kigukoraho ubwoba bwo bwakwiyicira. Ubu Amazon ni rimwe mu mashyamba atinyitse hano ku isi bitewe n'ibintu bibamo bitangaje cyane, ndetse byayobeye abashakashatsi benshi, abahanga benshi, ndetse n'abandi bantu bakoresha ubwenge bwinshi, ariko nta muntu wigeze uvumbura ibintu biba muri Amazon. Ndetse abenshi ntibatinya no kuryita ishyamba ry'umwijima. Ishyamba ribamo ibintu bidasobanutse, ndetse ni ishyamba ry'urupfu. Ibaze nawe ishyamba ririmo ibiti birya abantu. Ese wakwibaza ngo ibyo biti birya abantu bigenze bite? Ese ni ubuhe buryo bikoresha? Nibyo tugiye kuganiraho none aha ngaha. Kumenya ko hari ibiti bijyana biri muri Amazon ni ibintu byafashe imyaka myinshi cyane, ndetse kugira ngo abashakashatsi bajye kubivumbura byasabye ubwenge bwinshi cyane ndetse n'ubwitonzi, bitewe n'uko wowe ugiye gukora ubwo bushakashatsi wakwisanga ari wowe igiti cyahereyeho. Abashakashatsi bose bagiye muri Amazon bavuga yuko mu by'ukuri kujyayo ukagaruka ari ibintu biba bigoye cyane, ku buryo hari n'abashakashatsi babaga bagiye gukora ubushakashatsi haba ku biti bibamo, inyamaswa, ariko bikarangira ubushakashatsi bwabo butagezweho, bitewe n'uko kujyamo ukagaruka ni ibintu biba bisa nk'ibidashoboka. Mbese gupfiramo nibyo biba bifite amahirwe menshi cyane kurusha ibindi byose. Mbega kujyamo ni ukujyamo wiyemeje urupfu,
bitewe n'uko kugaruka byo biba bisa nk'ibidashoboka bitewe n'ibintu bibamo byinshi cyane biteye ubwoba ndetse bitanasobanutse. Abashakashatsi babashije kuvumbura uburyo ibiti birya abantu bikoresha ndetse na step binyuramo mu by'ukuri ni bakeya cyane, ariko bimwe bavumbuye nibyo tugiye kubasha kubabwira hano. Ubundi ibiti birya abantu ni ngombwa ko n'ibindi binyabuzima byose bihumeka biba bibirya, aho twahera nk'udusazi dutoya ndetse n'ibindi binyabuzima byose biba mu ishyamba. Ubundi uburyo icyo giti gikoresha kugira ngo kirye abantu ntabwo ari bwo buryo gikoresha kugira ngo kirye udusimba dutoya nk'utunyoni, udusimba ndetse n'utundi tuntu dutoya duciriritse. Mu by'ukuri kuri icyo giti kiba gifiteho utuntu dufatira ku buryo iyo hagize ikinyabuzima gifatwaho mu by'ukuri kuvaho ntabwo biba bigishoboka, kuko biba bimeze nka supaguru cyangwa se ibindi bintu byose uzibifatira. Usibye ibyo ngibyo, iyo ako gasimba kakimara kugeraho, icyo giti gihita gitangira kukanyunyuza ndetse kigatangira gukuramo intungamubiri, byarangira icyo giti kikaba cyanakamara. Bitewe n'uko uko kigenda kikanyunyuza niko kagenda kagabanyuka. Mu by'ukuri ubwo birumvikana yuko n'umuntu ufashwe muri ibyo bintu by'icyo giti ntabwo yasigara, kuko iyo hagize ikinyabuzima icyo ari cyo cyose gifashe kuri icyo giti gihita gifatwa muri ibyo bintu, ubwo ukaba wagumaho ukamaraho nk'iminsi 2, ariko mu by'ukuri uwa gatatu uba wapfuye bitewe n'uko icyo giti kiba cyagukuyemo intungamubiri zose gikeneye, nuko nawe ugasigara uri igishentegeri. Nyine birumvikana niba igiti cyagukuyemo vitamini zose, amaraso, birumvikana ntabwo wasigara uri muzima. Ibyo bisa nk'aho ari byo bintu byoroheje mu ishyamba rya Amazone, bitewe n'uko iyo imvura iguye kugira ngo ibitonyanga byibuze bigeremo hasi bisaba iminota 10 yose. Gusa nanone ibyo ntiwabigereranya n'ibiremwa biba muri Amazone bidasobanutse, imyuka mibi ndetse n'ibindi bintu byinshi. Ubundi iyo uri muri iri shyamba wumva mu by'ukuri amajwi utazana ari guturuka, abantu bari gusakuza batabaza ndetse n'impinja ziri kurira. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba cyane, ndetse ushobora no kuba uri ku nkengero z'iryo shyamba ukabyumva. Ni ibintu bitangaje cyane ndetse biteye ubwoba, ku buryo uri umuntu uri kumva ayo majwi wese uko yaba ameze kose ubwoba buramwica. Abenshi abayumva ni abantu baba batuye ku nkengero za Amazone, ariko mu by'ukuri biteye ubwoba cyane. Iri shyamba ririmo inzoka zifite ubumara bwinshi cyane, bitewe n'uko iramutse ikurumye nta nubwo byasaba ngo bakugombore, kuko iminota iyo ibaye myinshi 10 yonyine ubundi ugahita upfa, kuko iba ifite ubumara bwinshi cyane butakwihanganirwa n'umubiri, ndetse n'iyo yagucira byonyine ihita hasiga ubuzima. Mu by'ukuri kujya muri iri shyamba ni ibintu biba bigoye cyane yuko wagaruka, ndetse biba bisa nk'ibidashoboka kuko ibirimo byakwica biruta ibyagukiza. Inzoka zo zonyine ziri muri iri shyamba ziba ziteye ubwoba cyane, gusa ariko nanone ibiba bizirimo byo biba bikanganye cyane, bitewe n'uko ziba zifite ubumara burenze, ndetse umuntu wese zirumye ntabwo umubiri we ushobora kwihanganira ubwo bumara, ahita apfa ako kanya. Ntabwo byasaba ngo bakugombore, kereka bagomboye umuntu wapfuye. Ikindi kandi haba hari ibimera bifite ubumara bwinshi cyane, ku buryo uramutse ugikandagiye ubumara buhita bukujya mu mubiri, ndetse no kujyamo ugakora agakosa gato nko gukora ku kimera utazi, ni ibintu bishobora guhita bikwica ako kanya. Ubwo kujyamo ni ukwitwararika, gusa nanone kwitwararika bisa nk'ibidashoboka, kuko ntiwakwitwararika wapfuye, bitewe n'uko ibintu birimo byakwica biruta ibyagukiza. Ese amajwi abantu bumva bari ku nkengero za Amazone y'impinja zirira,
abantu batabaza ndetse n'ibindi biremwa utamenya. Ese mu by'ukuri ayo majwi aba ari guturuka hehe? Ese iyo myuka mibi iba muri Amazoni yaba yaraturutse hehe? Ese uramutse ugeze muri Amazoni ni ikihe kintu wakora kugira ngo ubashe kwitabara? Ibyo byose nibyo tuzagenda tuganiraho mu biganiro byacu biri imbere. Njye mwari muri kumwe ni Narcisse Official. Ukaba wadukurikirana ku rubuga rwa Facebook ndetse na YouTube, hose twitwa Narcisse Official.